subiramo iyi saha haleluya amina ariko bari kubyumva haleluya genda byumva abantu banjye ubwa mbere nge mbaganirije aba bantu barabyumva muri commentaire uzabibona komeza uvuge burya ari uvunike yagiye gutabara niwe birushya haleluya amina isaha igeze iki isaha yo gutabarwa n'Imana yageze Imana niyivunika ahubwo ndifuza ko ikiganiro cyarangira ubaye ikimine ndabyakire mu izina rya Yesu oya murono mwaka niba hari ibintu burizamo mu mwuka bigakunda bikaburizwamo ukoresheje ubutwaro uhabwa n'iri jambo ry'Imana turi bifaruta turi byo bizari ibyihebe bivuye mu isi yego byagera mu rusengero ntibihinduke bikinjira mu bwihebe bikatujijishiriza mu maturo ari ikihebe kikadukinga ibikarito bya haleluya z'imirambararo abagore babandi n'abakobwa kibakabakaba none kikatwikingamo ikihebe none kiraje tugira ngo cyarahindutse kirabyinjiranye ahubwo kizanye ingeso kuri aritari kikajya gitwikiriza haleluya n'ibitambo byinshi n'intebe nyinshi no gusubaka insengero ubundi dore ikosa rikunda kubaho mu nsengero zitandukanye nacyo kiba kiraje nacyo ni kibi yego ko wabarengera gukabakiza wakwimaniraho natwe tukapodofitiraho ukadukura kusengera amina kusengera abandi ngo bagashaka we kudashaka ibyo bintu mu mubiri biraryana kusengera abandi bagakira kudakira ibyo bintu mu mubiri biraryana kusengera abandi bakava mu bukode ntobove tutari mu mwuka ibyo biraryana tujye twemera biraryana kusengera abandi bakabona imodoka ukora iki kuri moto biraryana na Yesu byaramuriye nawe byana umva se ahubwo akantu gakomotse mu buribwe bwabyo avuye mu ubugingo ndafashijwe ikindi gisambo kisobanukiwe n'abagore n'abakobwa muri za ruhurura abana ateye amadamu mu mayibo bose nababara ariko ndashima Imana ko yanzanye mu nzu yayo yego wamukurikirana mu buzima bwe bwa buri munsi bwo mu rusengero ugasanga nta mbuto zo kwera na nkeya zimugaragara habe n'igitombwa kumba ikintu yakoze ikiganiro ra yimuyisa gukora mu ruhorihori rw'Imana Imana ihabwa icyubahiro Imana yanga gutuza uzi ko hari igihe ucokoza Imana haleluya amina amina nisinzire gose ikarara ikose igakora itavuze Imana igirira ijance yo gutabara bera icyo nkibutsa abantu ariko ntabwo ibyahise ari ku murongo ako kantu kansobanurira nkomva bibaye ari ku murongo twaba tuvuguruza ijambo rivuga ngo kubwo kunyaga k'umukiranutsi none gifite chance yo guhumeka yego se kumukatira urwo gupfa no mbisemo mbitsindagiye ngo no nubona umuntu agihumeka umwuka w'abazima ukabirabukwa yego ni umukandida w'ijuru dagihe no nibyo nubona umupasiteri afite amavuta menshi yego ari umuhanga mu gusengera abantu bakabahoka nakoreshwa n'Imana wimutaka umusingiza ahubwo agira ubwoba bw'ibyo bintu yego nje nkubona mu bihuru kwa nze marikesi nishira ndihana ati mu minota 5 biraza gucamo yego reka mbanze nsambanye n'uriya buriya muri twatunota twanyuma hoyi twatunota twaho abantu baki niyo mpamvu navuze ngo arabantu ngize utya bataza kwibeshya bakagira ngo amahirwe y'ihene niyo y'intama ayinyamanza se nyombye batitwaza amahirwe no mugabo muri repetition arepese uvuga ngo arazaza nazatenda yego komana none umuntu witurukiye yo utazi n'iby'Imana ari biki yego ku munota wa nyuma gusanza muri korari maze imyaka 50 arakwandikiye abonye ubugingo ubonye kiheno ikihebe cya kabiri cyicaye mu rusengero ngo yiyumvamo ko akwiriye guca isamari yego mbega urugendo rugoye muri geography kubera kwiyumvamo kumbi hari umuntu w'Imana ijuru ryanzuye ko agomba gutabarwa yego bisabye ko Yesu ayoba inzira binyuze mu byiyumviro bye yego
bisabye ko Yesu anayoba inzira akora n'urugendo rugoye rw'ibutamoso niba gutabarwa kwacu bisaba guti utamoso iri joro hace nashaka ajye guca za Rwamagana ibyo ntibitureba ahace mwizina umva kandi Yesu reka mashimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kuri Evangeliste Mama Lionel. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire ibanezeze ibasetse ikiruta byose amahoro Yesu atanga abe mu mitima yanyu. Uyu munsi rero nanone tugarutse kuri kamera za Evangeliste Mama Lionel, turi kumwe na Mama Lionel, turi kumwe n'undi muntu ari buze ko twakirira nuko tukanezerwa. Nsuje abantu bari mu majyepfo cyane cyane Kibabara, nsuje abantu bari mu majyaruguru Burasirazuba n'Uburengerazuba umujyi wa Kigali, intara ya gatandatu y'abadiaspora. Dusuje abantu badukurikirana kuri kamera bakanadukurikirana inyuma ya kamera. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha muri imbuto zacyo mu kinezerererwe yo munagifiringa ariko mu byumve kuntu kiryoshye n'ibyacyo biryoshye. Ndabashimiye rero, reka twakire Evangeliste Mama Lionel umubyeyi wacu abasuhuze, namara kubasuhuza atwakirire uwo bari kumwe tangira ikiganiro cyacu uyu munsi. Murakoze. Turabasuhuje cyane abantu mudukurikira ndetse mukanadukurikirana, niko njya mvuga. Ushobora kudukurikira hano turi kuri kamera ariko n'inyuma ya kamera bakadukurikirana cyane. Burya ujye ukunda kubana n'umuntu ugukurikira ariko na nyuma akagukurikirana. Nyuma ya kamera akagukurikirana akavuga ati nyamara nkurikije amagambo wavuze ukwiye iki. Kuyakanu gakonje cyangwa gashyushye nkurikije amagambo wavuze. Uyu munsi rero twabatumiriye umukozi w'Imana nkunda cyane. Uranankunda? Ufite amavuta ya gishumba. Ufite amahirwe ndusha. Aho suko ubanye nambaye ikote se ukabihuza n'igishumba. Ufite amahirwe menshi ndusha. Mvuka kwa Karisa utarigeze uhabwa na ukarisiteye. Ukaba uvuka mu gishumba mu bapasiteri baragutereye uruhinja bakujyana mu rusengero baragusengera. We wavutse ukijijwe. Byanagenze wagira ngo wari uhari. Wavutse ukijijwe. Ya dutanga ubuhamya nta buhamya ufite ibihamya. Abantu merutse kubona wigisha urabivuga ngo mujye mureka tuvuga Imana yadukuye. Namwe muvuga ibyo yabakoreye. Ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye wavuye kwa nyiri nkwaye ukabyiruka baguha bibero ngo inuvuga ibyo yaguhaye. Natwe tuvuga aho yadukuye. Tubihurize hamwe. Rero mu magambo make y'Ikinyarwanda ndakwemera nkanagukunda. Ugira amagambo y'Imana, niyo mpamvu nagutumiye kuri ino channel yivuga butumwa kora umurimo w'Imana. Mu minsi yashize hari ijambo navuze nashatse ko uyu munsi nicarana nawe tukarisesengura ariko ndagira ngo nkwakire ubanze usuhuza abantu ariko nuko intore zivuga ubu twivuze kabaye. Nitwa BIKEM cyangwa se bikora Imana Emmanuel, turi ku Mama Lionel TV. Ndishimye cyane, ikintu banje gutangaza nuko nishimye rwose kandi nejejwe nuko twicaranye mu kiganiro kimwe. Ibi bintu nari narabirwaye ngo abana b'Imana yo bateranaga ubu mu ijuru batangiye n'ibitabo bya Bumbo maraki ni kwavuze n'ibitabo bya Bumbo. Rero ndumva nyine nezerewe ku buryo ikintu tugiye guha abantu bakitegemo ikintu gikomeye kuko nibyo kimwe mu bintu bishimisha no kuba ndi mu kiganiro ndafite complexe nimwe y'umuntu twicaranye. Rero nzi ko umwuka w'Imana ukurimo ari no muri iki nukure abantu. Rero nababwira ngo bon appétit. Nukuri nababwira ngo bon appétit. Nukuri tugiye kurya, tugiye kuvuga ibintu bikomeye. Yego. Akenshi ngiye ibiganiro nkora rero nkunda gutinyuka cyane. Nicyo cyatumye nkuzana kuvuga ibintu abandi batinya. None uriteguye ko imijugujugu nza kurya uyu mugoroba cyangwa iki gitondo tuyisangira? Ndabyiteguye kuko nanjye kuri ino channel hari ibiganiro byanyuzaho byatwabatumweho. Nanjye nkunda kuvuga amagambo abanyabwenge bakunda kuko agiye nkurikirwa n'abanyabwenge. Nta bintu byabaswa. Nta bintu byabaswa ngira. Nta bintu byabaswa. Niyo mpamvu nanjye kandi sigaye nkunda kwicarana n'abanyabwenge babwiriza abandi banyabwenge. Nimba udukurikiranye umunyabwenge twibutsa abantu ko kumenya ubwenge ari kuva mu byaha. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Hatagira umuntu ureba iki kiganiro atararangije kwiga primaire akikarasa mu baswa ati nsanze ndumuswa. Ndi gushimangira ibyo wari utangaje. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Abantu b'Imana mudukurikiye ntabwo muri abaswa.
niba mwubaha Imana kubera ko mwakije cyakora uza kwisanga mu cyiciro cy'abaswa iki kiganiro kirangira yiyandikishije mu banyabwenge nukuri bavuye mu cyiciro cy'abaswa iki nta yindi rero uze mu banyabwenge no kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe Imana iguhe umugisha rero bwa uburyo bwo kwibwirana mumeze neza rero kuri Mama Lionel TV tumeze neza n'abantu bari hano badukurikirana barabizi ko tumeze neza nukuri nabahamya bazi ko tumeze neza tubagaburira ibintu bimeze neza niyo mpamvu uyu munsi naguhamagaye ariko ndifuza ko banza gusenga nkagira ibintu nkwibariza numvaga nanjye cyo gusenga kimbyiganira senga rwose twereke uyu mugabo ibintu tugiye kuvuga kuko hari igihe umuntu ahagarara kuri kamera iyo umuntu atari mu butware bw'Imana bari mu bwa Satani yego iyo atari mu bwa Satani aba ari mu bwe yego sinshaka ubutware bwanjye n'ubwawe mu iki kiganiro ubw'Imana sinshaka n'ubwa Satani ngo twabwirukanye kuva kera yego ndashaka ku butware bw'Imana butubeho kugira ngo ibyo tugabura bigira umumaro ku itorero ry'Imana n'abadukurikiye data twese uri mu ijuru tugushimiye neza yawe tugushimiye imbabazi zawe tugushimiye ubugane n'urukundo rwawe rukomeye umurimbyi yabivuze neza ngo kubana kwabo barahugurana ngo batagwa mu byaha tuje hano tuje kukuvuga tuje kukuramya no kuguhimbaza dukoresheje ijambo ryawe imbaraga zose zitavuga Imana ziburizwemo mu izina rya Yesu Kristo duhagaze kuri uyu munara tuzanya amatangazo ureke ibyo tuvuga ntitubivuge ku bwacu ahubwo tuyoborwe n'umwuka wawe wera w'Imana kugira ngo dukoreshe iby'ubutwari ni mu izina ryawe rigira tubyambaje akoze Yesu Kristo amen usenze amagambo meza uvuze amagambo meza uvuzemo ijambo nkunze muri iki cyumweru rivuga ngo ziburizwemo ariko kuburizwamo urabyumva kuburizwamo bimenye cyane muri iki cyumweru ko hari isengesha abantu batarimo bose hari yiteguraga gukorwa yego n'amasaha yageze ariko kaza kaburizamo kandi uburizamo ibintu biri kure yawe ubuse ntitwaza kwinginga Imana muri iki kiganiro yego ikagira ibintu iburizamo igira ibintu iburizamo ku muntu udukurikiranye nukuri kose igira ibintu iburizamo bibiri gutegura gutaramenya bisigaje iminsi 2 yego nubwo utaramenya ibya bundi yaburizwamo ibintu utanazi ni rwo rukundo rw'Imana nubwo byaburaga amasegonda biburizwemo iturinda buri munsi ngo ibitero bya Satani aleluya ibitegurirwa mu ntara biburizwemo c'est ça ibitegurirwa uvuka biburizwemo ubundi Imana iramutse idufunguye ku maso gato niyo byamara amasegonda 10 ikatwereka ingabo zitugose ziba zishaka guconshomera ubugingo n'imibiri yacu twakwikanga cyane dushima Imana ko ibintu byinshi cyane ibiburizamo tutarabimenya Imana ihabwe cyubahiro karakanyuzemo abanyamwuka yo bateranye muze kwitegura akagiye kubera hangaha abanyamwuka yo bateranye ijambo ryose rivamo tembe wowe ngo riri igifaru niba uri igifaru ngenda bikibombe se cyane ubwo bikimende ariko reka nkubwire BIKEM ngo usetse niko igifaru hari umuntu wigeze kubikritikaho ashaka kubigira n'ibintu bya danje ngo nigize igifaru ubundi se babona ndiki c'est ça ubundi ubona ndiki wowe ese nibyo wigize wevuga ko ari byo nigize niko abivuga nese ubu nta bintu abona ubombarida rega ndicyo ubu se nta bintu mburijemo navuye aha Bibiliya yaravuze ngo itwaza intwaro zose yego z'Imana kugira ngo uzatsinde yego irongerera amansana ngo kubw'intwari imwe yego ntiwashobora gutsinda no kuri kw'Imana ahubwo ndifuza ko ikiganiro cyarangira ubaye ikimine ndabyakire mu izina rya Yesu oya muri uno mwaka niba hari ibintu burizamo mu mwuka bigakunda bikaburizwamo ukoresheje ubutwaro uhabwa n'iri jambo ry'Imana turi bifaruta turi byo ariko muri uyu mwaka hari ikindi nagizwe cyo ndi umwambi usennye usennye usongoye nuko Bibiliya y'Ikirundi ivuga usongoye umwambi nuko uvuga ngo uhitana ibintu byose biri mu nzira byari bigiye kubyitambitse aha murakoze cyane rero abantu badukurikiye karakanyuzemo ko ibintu twari tuburijemo ku buzima bwanyu hanyuma uyu munsi hari ikiganiro navuzeho nshaka gusubukura ndi kumwe n'umukozi w'Imana mu minsi yashize navuze ku byihebe nsanga Bibiliya yabivuzeho ivuga ngo iki ngo ndashakisha muri Yerusalemu mpa n'abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende nishyira hamwe mbega ryibwira rishyira hamwe riribwira mu mitima ngo ari icyiza ari ikibi ngo Uwiteka ntacyo azadutwara nsanga abo bantu ni ibyihebe barenze kwibyo ngo ari icyiza ari ikibi ngo Uwiteka ntacyo azadutwara mvuga kuba ku rugo rwashakanye ari ibyihebe bibiri Ananiya na Safira uburyo bari ibyihebe kugeza ubwo baza kubeshya ngo ibiciro byavuyemo nibi
ngerageza kuvuga ku byihebe biri mu nzu y'Imana byicara bigakora ishyirahamwe bitiravuze bakirema inteko nk'inzoga y'itende bagahuriza ku kintu kimwe kugira ngo bagire ibintu basenya bigatuma abantu b'Imana batakitwemera bitewe n'imitwe y'ibyehe. Aho rero niyo nagutumiye bakajya umugambi umwe wo guhemuka cyangwa wo gukora ikintu kibi babigambiriye. Ndagira ngo nkwibutse ko bari abagabo bubaka guriya munara w'Ibabere byari gukunda ko babikora. Bari bafite icyifuzo kibi ku Mana. Imana iburizamo batarabikora ariko bari kubikora, bari kubigeraho. Lionel rero ikibazo nifite mu iki kiganiro n'iki umva bushize ha ikibazo mfite mu iki kiganiro nukuntu ncokoje ku mugoroba nicyo nashaka kandi bancokoza mu gitondo nkibyuka maze kunywa icyayi none ucokoje mu masaha mabi. Aya masaha ntacyo mvugira ibyihebe navumbuye. Hoya natangiye ntangaza ibiganiro by'ihishurirwa Imana yari yampaye bijyanye no kwamagana umwuka w'ibisambo byibisha Bibiliya. Yego. Mu nsengero birimo. Yego. Ahantu hose hatandukanye birimo. Yewe n'ubu hari ibyo leta yirwa yirukaho. Bimwe bijyana amageragere. Ibindi bijyana ahandi hatandukanye. None nawe uragira uti haje n'ibyihebe. Hajemo ibyihebe nabivumbuye. Ibi bisambo. Ibi byihebe. N'ibindi tutaza kuvuga amazina yabyo tutarondora bw'iki kiganiro. Ko bigiye gura n'ishyano. Cyane. Hari ikintu uvuze kinkozeho cyane. Numva ukoze ku marangamutima yanjye. Yego. Dufite abantu nk'uyu murimo bibumbiye hamwe. Akorera jambo bibumbiye hamwe. Uraza kuri soma. Ngo bibumbiye hamwe kubwo gushaka kuyobya. Yego. Sibyo? Na Bibiliya kandi irabivuga. Reka mu mubwiriza ngo nta gishya ngo byose byahoze. Sibyo? Yego. Bibumbiye hamwe ngo bayobya abantu kandi bakabikora bakanashora. Yego. Bakagira na initiative y'icyo kintu kandi bakakigeraho nicyo kibabaza. Bakigeraho nshuti yanjye. Akorero ko kukigeraho niko katurya. Niko katurya. Ariko hari ndashakisha muri. Yego. Naho uhagera. Ndashakisha muri. None uyoboye ko Bibiliya ivuga ngo mu minsi nk'iyi y'imperuka iteye ubwoba burya turimo. Ko hazaza ibihe bigoye kandi birushya. Ngo abantu bazayobya abantu b'Imana benshi. Ngo n'intore z'Imana nibiba ngombwa. Yego. Nazo nibiba ngombwa. Ngo nibiba ngombwa. Uzi ko araho bitangiye kuba ngombwa. Yego. Ko intore z'Imana nazo zibigenderamo. Nukuri kw'Imana ndarahiye. Niba hari ikintu nafatira na riske y'ubuzima. Nukutorohera cyangwa kudatuza nabonye umuntu uri kugoreka ijambo ry'Imana. Nukuri. Wabizira. Uri igifaru ariko nge sinzi icyo nza kuba cyo muri iki kiganiro. Turasoza tukibonye. Ibyo bintu nabizira. Yego. Courage. Nukuri rwose. Courage. Rwose n'imbunda bayishyiraho. Rwose. Kumbwira ngo wancokoje. Kumbwira ngo ntinyuke nihakane Yesu. Yego. Narahisemo kumuyoboka no kumukurikira no kunta ndyoheye n'ibintu ankoreye mu myaka 40 yego n'urwego akugejeje. Kuba wantereka kuri stade Amahoro n'indi ukambwira ngo ninkore declaration ivuga ko ntamwemera. Yego. Napfa. Rwose. Irwose. Ubundi erega ikituma abantu bataba Kristo beza. Nuko batinya n'urupfu. Ubwo ntibararimba ngo mbaze n'intumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo. N'intumirwa ngiye gupfa. Twebwe ubundi turatumirwa ni gahunda itegurwa. Ijuru kavuga ati dutumire. Twe ntabwo tugenda cyenyege. Ntabwo abarozi batutwara cyenyege. Ntabwo imodoka zatugonga cyenyege. Dufite ingero. Haleluya. Z'abantu bataye mu ngunguru y'amavuta bakavamo babaye inzobe baribika. Bati bakundwa ubu turi abana b'Imana kandi bakavamo bafite amagambo.
turabafite batacecetse. kabiri dufite ingero z'abantu yego bakije umuriro yego barishuwa yego bakajugunyamo abo bantu bati nawe itadukiza bakanarahira ati umuriro turawuruzura yego n'abadutamo ngabo umuriro uragurumana yego akamenyetso gakomeye kerekana kuri ya muriro wari kwica ngo nuko hakozwe test yego y'abantu bashaka kubajugunyamo ibirimi haleluya ibirimi by'umuriro bizana sumaku birabakurura bapfa mbere yabo bashakaga kwica ariko aka kantu we none gupfa mbere ndibaza kuki abakristo muri generation bameze nk'abafite ubwoba bwo guhamya kwemera kwa hari umuntu ugenda mu muhanda wanabaza ese uri umukristo ngo ukabona agize akantu ka complexe d'inferiorité akagira ngo ntabe fieri y'ibyarimo akagira ngo gukizwa nibyo bigayitse yegora ubundi agatwiko keza ku mugani mvuga y'ikigeno mu bwoko bwose butuye ku isi nitwe twagize amahitamo aryoshye ndiyo mperuka kugana n'umuntu ukomeye turi kuri table yanguriye coffee arambwa ataka ibyo bintu mwirirwamo n'ibiki ati nubwo wayiguze ndavana nkubwisha ukuri rwose tantegera kuri coffee yawe ngo mbirandura umusomera icyanditswe cyo muri yo bukivuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge yego kuva mu byaha niko kujijuka niba minister cyangwa undi muntu ukomeye ashobora kurara nk'inzoga agasinda yagira mu masaha ya saa sita akikuramo ipantaro akajya mu muhanda afite dogitora yego who is that man we ninde avuye muri Amerika kwiga yego sibyo afite ubwenge n'ubundi bw'ubusa yego igihugu cyaramwizeye kimuha akazi none atamajwe no kubura ubwenge data atanga yego buvuga ngo kunywa inzoga n'icyaha aburanye n'igitero kivuga ngo nuntunganyiriza ubwenge aburanye nacyo nuntunganyiriza ubwenge arabuze sha ariko rotipuri ari utarakandaje no muri primaire azi uburyo bakenyera sentire bagashyiraho n'ikote trebye ndamubwira ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka yarambajije ngo abantu bisi bafite ukuntu bajya batuganiza muri filozofi bagasanga natwe hari y'umwuka idukoreramo ikomeye cyane yego birava ngo mumenye uko muhore mwiteguye gusubizanya n'ababajije ibyo kwiringira kwanyu arambwira ngo ibi bintu bamo ko mbona uri umusore mwiza ubona bizakugeza kuki ariko se ko atasibiye ati ibyo birirwa mu nyine byo mu nsengero uhenere kubyina n'amagitari uririmba ati aje nka gwa hoteli uzajya ucurangamo yego isene zikinjira arambwira ati se ubundi iryo juru muririmba ku musozi usanze ritabaho wakora iki abakubise mu cyico abacotoye umunyamwuka abakubise mu cyico ndamubwira ngo kubaha Imana kwanjye yego ni protection cyo ni icyambere namusabye ko ndeba no mu maso yego n'uburinzi bw'ubuzima bwanjye n'ubugingo bwanjye mbaye ndi hano ku isi yego ntanagihari yego kabiri ndamubwira ngo ku musozo w'urugendo rwanjye baramutse bambwiye ko ijuru ridahari ngiye kukubwira liste y'ibintu 10 nazicuza yego umbangiza amatseko waramuhaye ariko wenda turavuga mu bike mw'iki kiganiro nta kibazo ndamubwira ubundi kwinjira ahantu wambajije kubyihebe kubwira ukuntu hari n'ibijya biza ari ibyihebe bivuye mu isi byagera mu rusengero ntibihinduke bikinjira mu bwihebe bikatujijishiriza mu maturo kije ari ikihebe kikadukinga ibikarito bya haleluya z'imirambararo abagore babandi n'abakobwa kibakabakaba none kikatwikingamo ikihebe none kiraje tugira ngo cyarahindutse kirabyinjiranye ahubwo kizanye ingeso kuri aritari kikajya gitwikiriza haleluya n'ibitambo byinshi n'intebe nyinshi no gusubaka insengero ubundi dore ikosa rikunda kubaho mu nsengero zitandukanye cyangwa urujijo rukunda gutezwa abantu benshi cyane
impamvu ubona badakomera mu mwuka ngo baba Kristo bageze ku kigero Imana yishimira dore ikintu cyabayeho barahindukiye ariko ntibahindutse yego they never changed ntibigeze bahinduka donc igikorwa bakoze ngiki bari kureba utya yego none bumvise ijambo ry'Imana barajijisha bagira utya we yego ako ntibahinduka noneho twita tubibesha yo tubona barebaga iburyo none bikaba byerekeje ibumoso bagasebura umucyaya gusa tubibeshaho gukebura umusaya kwabo cyatumye twizera ko ari bene wacu kumbi ni ibyihebe bice byoroshye ni ibyihebe we igikorwa bakoze ahinduye iseta yaho yakoreraga mabi yego yaguye ibikorwa bye do you understand hari umunsi navuga n'icyongereza wowe jya uvuga ngo for sure for sure aratujijishije naho ahinduye tere tugira ngo ahantu yarari avuye yanavuye cameraman uze kuba maso haraza gukoreshwa n'imbaraga z'ibimenyetso tukagira ngo avuye iriya yego anavuye kumbi ikintu yakoze yahinduye iseta yaho yakoreraga ibyaha yego yaguye ibikorwa bye si umupagani wo mu kabari no muri korodoro na zango byori umupagani mwiza wo kuri aritari yego ariko yaguma hariya ntaze nande yaguma hariya ntaze nande n'ubundi Yesu azaza ubwandu ko agiye Yesu azaza hari abatarakizwa yego ubwandu ko agiye kubukongeza henshi niyo mpamvu rero nje nawe tudakwiye kubaha amahoro no kwicarira oya turafata mbere hari abajya banyicaza yewe wa mwana we kuvuga bashumba nabi bimeze abahe bashumba yegora nta mushumba mubi ko se hari umwana uvuga ibintu nk'ibi urumva nta mushumba mwiza wavugwa nabi ndiyo tuvuga biyisa bashumba ari ibirura ayego tuvuga ibirura byaje mu ntama zikiyorosa uruhu tukagira ngo ni intama ngenzi zacu cyangwa zabo tukazibeshaho tukaziconfusing turi gutungira urutoki intama zitarangirika ngo mwitonde iriya si intama ngenzi ya ni ikihe twujuje abantu bajya batanga ubuhamya ku ma YouTube n'andi ma televiziyo yego bafite akarimi gatyaye kanaryoshye okay je vais donner un exemple ukumva umuntu aricara avuze ati jewe nari mayibobo yego mwitabi yego nk'urumogi yego natsindaga n'abagore n'abakobwa muri za ruhurura aba nateye amadamu mu mayibobo sinababara ariko ndashima Imana ko yanzanye mu nzu yayo yego wamukurikirana mu buzima bwe bwa buri munsi bwo mu rusengero ugasanga nta mbuto zo kwera na nkeya zimugaragara habe n'igitombwa kumbi ikintu yakoze ikiganiro ra yimuye iseta thank you so much and God bless you ikintu cyonyine yakoze no guhindura aho yakoreraga ibyaha yego nta kiri mayibobo yo muri ruhurura ni mayibobo yo mu rusengero abwiriza ari kureba abagore beza nabo kandi bafite uburyo baza babyambariye uko bambara hanze babizana mu rusengero nabona umutwe w'ibyihebe bimumbuye hamwe bati tuzajya twicara hafi aha atera herero yagira atya ku buryo iteraniro rirangira atwakana voilà iteraniro umuntu akaza karikonvenka kumba afite tageti zindi ashaka kugeraho wenda yaje kubwiriza bamuhaye amafaranga yaje kubwiriza hari tageti zindi azanye mu rusengero tukagira ngo kuko nta kiri mayibobo kumbi niyo ahubwo none iri civilize niyo iri MP civilize kubera ko mbo yageze ahantu bambara amakote mu rusengero aragerageza kwiyubaha yisanishe nabo nta cyambara bikabutura bicitse kuko yaduteye amaranga mutima turanamo mwitangira turamwambika tugira ngo twambitse umuntu uje kuba intama kumbaje kutumarira abantu ubwo n'ubwoko bwa mbere bw'ikihebe ngutangarije yego ikihebe cya mbere uzirinda yego ubwo twabigezemo bya byihebe kwinjiye mu byihebe ikihebe cya mbere uzirinda ni ikihebe cyahindukiye
ariko kitigeze gihinduka ngo gise na Kristo. Kimuri ibikorwa by'ahandi gato ku musaraba nticyatinza yamaso. Yego. Kandi ku musaraba umva se. Haleluya. Iyo uhageze wanduye ukahaguma gusa kugira ute kuhaguma byonyine ni ukuri kw'Imana uturwa imitwaro uhabonera ubugingo. yo nyengenga nguha urugero ndaguhenda wenda ndaguha na bomba. Igisambo cyarisobanukiwe kiwuriho cyawugezeho umusaraba cyagize ute cyawugezeho yego. noneho haleluya amina gihishurirwa imbaraga y'uwo babambanywe. Yego. Twakwinginze abantu kaza guhishurirwa imbaraga z'abantu bari kumwe nabo mu kibazo, akamenya umuntu bari kumwe nawe mu icyo kibazo, ubwenge bwe haleluya uze kwituruna gato. Yego. Ahishurirwa imbaraga z'umuntu bari kumwe nawe muri icyo kibazo. Donc gukira kwe icyambere one nibimusaba gusenga no kwigiriza ubusa, ni ugukora ka geste gusa ko guhishurirwa cyane umuntu babambagwa. Noneho igisambo cyisobanukiwe kimaze guhisha, ariko mana umwuko guhishurirwa uraryohawe cyane. Kimaze guhishurirwa imbaraga z'umuntu babambanywe, gikora igikorwa cyo kwibuka amabi yacyo. Kwibuka amabi yacyo. Ikigoryi kindi niko nacyita na Bibiliya bita ibigoryi. Yego. Bari kumwe kiratangira ngo ese ngo wa mugabo we ikihebe sinabonaga icyo ni ikihebe nacyo ubwo nkigezeho ndi kuza ku bundi bwoko bw'ikihebe ndaje nkivuga izi cyambere twakivuze ni kimwe cyahindukiye ariko kitahindutse nicyo kihebe cyambere. Yego. Ubwo ndaje nkubwira ubundi bwoko bw'ikihebe turabivuga wowe umpigiye oya fatiraho mvugira ibyihebe niturangiza turebe uburyo utekaje kubizunguza memori cya kindi cyo kurimbuka. Ariko ziko n'ibyana byo kurimbuka bigira ivogonyo. Oya bivuga mbere atumva sinabonaga Yerusalemu araciye kuba wirukanyira mu bana ba Yayiro n'abandi bari ku kidendezo bakurayo se tubaraga bakoreshaga icyo gihe twarashize se uzura ukiza abagore bari mu mugongo se byari ibikabyo. Yo reka maze nkwibutse ko ari gukora mu gisebe igo cya Yesu. Uzi umuntu gucyurira mu byago utabasha kwitabara kandi aza ahantu wagiye utanga ubutabazi bigakunda. Abantu badukurikiye bari kumva iki kintu, bari kumva ubu bwoko bw'iki kihebe ukuntu ari cyo kibi, nacyo kiba kiraje, nacyo ni kibi. Igo ko wabarengera gukabakiza wakwimanuyeho natwe tugaprofitiraho ukadukura. Kusengera amina kusengera abandi ngo bagashaka we kudashaka ibyo bintu mu mubiri biraryana. Sengera abandi bagakira kudakira. Ibyo bintu mu mubiri biraryana. Sengera abandi bakava mu bukode ntobove tutari mu mwuka. Ibyo biraryana tujya twemera. Doya biraryana kusengera abandi bakavuna imodoka ukora iki kuri moto biraryana. Na Yesu byaramuriye nawe byara umva saho ubwo akantu gakomotse mu buribwe bwabyo avuye mu Ubugingo. Ndafashijwe. Ikindi gisambo cyisobanukiwe kigeze ute cyisobanukiwe cyamaze guhishurirwa agaciro kuwo babambanywe. Yego. Uzi ko cyashatse kurira we nacyo kiravuga ati grand frère mu gifaransa bavuga ngo sa honte nasoni. Haleluya. Amina. Uzi ko umwana w'ubugingo abari nabwo buri segonda buri iyo grafre please ibyo bintu ko kurogoswe cyane kuvangiwe ko wihuse tumva mwibutse ejo bundi kwa Margarita. Yego. Bya bitoki bitatu byaho twate ntubyibuka. Yego ndabyibuka. Duhirika wa mugore muri ruhura tumufata ku ngufu ntubyibuka. Ndabyibuka. Tugenda tugapfumura yamaze muri quartier bakaduca n'amaboko ntubyibuka ate nabyo ndabyibutse. Kita kimubaza wigeze ubona uyu mugabo kurwo rutonde urwo rwego wari umubonyeho
kumaze no kwivugira ngo yazuye abana bo kwa Yariro n'abandi batandukanye Wigeze wigeze umubona hamwe natwe ugeze umubona mu gisopo hari ijambo rijya rituma umutima w'Imana haleluya ubura amahoro kiriya gisambo haleluya amina gusobanukirwa imbaraga z'umuntu babambanywe gusa one ndagiye nibutse ko abantu kw'iki gisambo kitari gifite chance yo gusenga yo kwiriza nibyo icyo ngicyo bakibuke nibyo kabiri kujya mu ijuru nticyabisengeye nibyo ntituri kwemeranwa ndabyemera cyari kizi ko ari umwana wo kurimbuka rwose ibyo kibizi neza ariko haleluya amina kibuka imbaraga z'uwo babambanywe kiramureba ati umva dear daddy kangusabe haleluya amina kora rad kangusabe yego naribye nakoze amafuti menshi nitandukanije na grafere ibi ntatangaje ntubimbareho amagambo avuze muri iki kiganiro ndashaka ko abantu bagira ibyo bitandukanya nabyo haleluya bakanasinya ku buryo atambuka hana uriya muraziranya ati niba ari uko ateye simuzi itandukanye n'ibyihebe ni ukuri kose aramubwira ati igihe nari ndi gupfumura amazu y'abantu mfata n'abagore ku ngufu rata najyaga numva uvuga ko ufite ubwami yego ati ibyo bintu nabitaye mu gutwi yego ni ukuri najyaga mbita mu gutwi ntabyumva nubwo nibyo ngakora na bino bikosa bakambanambana nawe nta cyaha wakoze nugira muri bwa bwami wajyaga uririmba uzibuka iki kigori gicawa ari cyo uzanyibuke ntundebere mu bakunaniye icyo nicyo bita gukora mu ruhorihori rw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro Imana yanga gutuza uzi ko hari igihe ucokoza Imana haleluya amina amina nisinzire rwose ikarara ikoze igakora itavuze Imana igirira ijanse yo gutabara bera icyo nyibutsa abantu haleluya sorry singiye gucontraduiza indirimbo ariko ntabwo ibyahise ari ku murongo ako kantu kansobanurira nkomva bibaye ari ku murongo twaba tuvuguruza ijambo rivuga ngo kubwo kunyaga k'umukiranutsi nonaha ndahaguruka ryari nonaha byari biri muri gahunda très bien nonaha ndahagurutse donc hariho gahunda yo kuzatabarwa ku wa gatanu ariko bituma aho kugira ngo bakwirukane mu nzu ku wa kane izina ryanjye rigibwe gisuzuguriro mvugira ndahagurutse sura mu mareka ntiyoherejwe nonaha yego ngo nje nonaha kubera ngo abazo witeka umugabo ndi sinari mbifite mu buryo ndoherejwe nonaha Yosuwa we birihuta yego uzi ko muri Yesu abamwira ijanse we ushobora gukereya irijanse yo gutabarwa ukarara utabaye ku wa gatatu ibyawe byari biri muri 2026 ariko Imana ikabyegeza hafi kubw'icyubahiro icunze muri wowe ibisubizo bitunguranye Yesu yashatse kurira kubera amagambo y'igisambo kisobanukiwe igisambo cyamumenye kisobanukiwe harimo gasomo kavuga ngo faites attention yego gutunga urutoki no gucira imanza umuntu ugifite chance yo guhumeka yego se kumukatira urwo gupfa no mbisemo mbitsindagiye ngo no nubona umuntu agihumeka umwuka w'abazima ukabirabukwa yego ni umukandida w'ijuru dagihe no nibyo nubona umupasiteri afite amavuta menshi yego ari umuhanga mu gusengera abantu bakabahoka kanakoreshwa n'Imana wimutaka umusingiza ahubwo agira ubwoba bw'ibyo bintu yego nje nkubona mu bihuru ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere uri kwinginga Imana ngo Mana uyu muntu murindira ubugingo kuko ubugingo ushobora kububonera abandi babutakariza nibyo bakumvisa ko ndabyumvise abandi babutakariza ukabugira yego tu ushobora no kubutakariza abandi babubonera nibyo cyane Yesu ukarimbukira mu rusengero mbere rwose pe
undi akabubonera mu kabari yarari no hejuru y'indaya mu minota 3 mu yindi 7 iri imbere akavuga ati ikigoryi cyawe ndaje nyaki rwose wowe karimbukira ubundi mu ijuru amahirwe dufite nuko ngo tuzambikwa indi mibiri mishya yego tugahindurirwa abashya no mu bitekerezo kuko ibitekerezo dufite iremera tubijyanye mu ijuru ryashya urumva bitekerezo by'ubutare tubijyanye mu ijuru ryashya pe noneho ubundi mu ijuru nkeka ko abantu bari kuzatungurwa ku buryo arajya areba mugenzi wawe ati ugeze aho uti ujota neteko rya muri quartier nawe waje mwa ujute ni London ujute yego nawe urahageze dushimane ko mu ijuru ntawe ujute bizaba Imana eje hari abantu bari kuzabona mu ijuru kavuga uti ugatungurwa asone amafaranga yanjye wibye nawe urahageze we gugutese ubabariwe bariwe nkande kandi utaranyije ariko ijuru ritangwa nabagite mu jisho tutarica mu mutara ryo tutambareka nkubwire ntaryo twabona umva se tugaruke ku kihebe cya kabiri se ko mfite ibyihebe byinshi oya bivuge ku byihebe ari kuze kumbwira uburyo witeka aje kushakisha imuri imuri Bibiliya yaravuze muri Yohana ngo ubereshe ukuri ngo kuko ijambo ryawe ni ryo kuri aleluya turabigarukaho ndiyo Yesu atangazwa n'amagambo y'umujura wamusobanukiwe n'imbaraga zimukoreramo yego shango yari ameze uki agira ngo iyo amagambo aramukebura aramubwira ngo dear my son my what my son muhungu wanjye yego mbere cyari igisambo none kibaye igihugu cya Yesu yego atuneza amatwi tuvugana haleluya amina aramubwira ngo ibintu ngiye kugukorera si ibizabejo yego si bizaba mu kwa kabiri yego si bizaba mu kwa gatatu si bizaba mu kwa gatandatu cyangwa undi mwaka yego akora declaration niyo declaration yakoze nyuma ku musara ayiwe aravuga ngo kubera ukuntu ncokoje yego ugasobanukirwa ububi bwawe n'ubwiza bwanjye n'ubwiza bwanjye icyaduha tujye tumenya ububi bwacu tumenye n'ubwiza bwa Yesu dufate ibibi byacu tujyanye mu bwiza bw'Imana yego byezwe aramubwira ngo uyu munsi wa none turimo turavugana ya magambo dore hasigaje n'iminota mike nje nawe wamfura turaba twicaranye muri paradizo none se icyo gisambo uwagisanze Nyabugogo bari kugihondagura saa 8 yego ntari kwanzura ngo mwene data ararimbutse bagize ute ararimbutse kumbi ntabwo tuzi ko bafite chance kuba gihumeka kubambanywa na Kristo yego no mu minota 5 ya nyuma yego bazabona ubugingo ariko hari ubwoko bw'abantu ushaka guhikinogori n'iki kiganiro kuba habaho chance y'iminota 5 ya nyuma ngo tubone ubugingo si tiki ya twese Mariyone wamba bari ukumva ku kantu tugakomeza yego mbega samahirwe ya twese wowe nyumvira ku kantu dukomeza yego donc kuba yo mahirwe ndabwo ari condition yego condition ubundi ni ikintu kigomba kuba kwa kesasuwa byanze bikunze yego ntabwo iyo minota 5 n'ibiri ntabwo ari amahirwe kiriya gisambo cyagize ku musaraba ari ibya twese yego utazavuga ngo reka mbanze marikesi nishira ndihana ati mu minota 5 biraza gucamo yego reka mbanze nsambanye n'uriya buriya muri twatunota twanyuma hoyi twatunota twawo abantu baki niyo mpamvu navuze ngo abantu ngize utya bataza kwibeshya bakagira ngo amahirwe y'ihene niyo y'intama ayinyamanza se y'inyombye batitwaza amahirwe no mugabo bagakora ibara tugomba guhora twiteguye kuza kwa Yesu isegonda kurindi igituma abantu bafata kuza igituma abantu benshi bakomeza kuba mu buzima bw'ibyaha
ntibanite ku by'ubugingo cyane bakabijugunya nkira bakabita kure uzi impamvu nuko bafashe kuza k'umwami Yesu Kristo bagutuza kure yabo yego Yesu ava ku isi yaravuze ngo dore ndaza ntabwo yavuze ko azaza yego ntabwo yavuze ngo dore nzaza dore ndaza mu gifaransa avuga ngo ni dans un instant yego mu kanya nk'ako guhumbya rero uramutse uri kuganira n'umuntu umubwira ibyo kuza kwa Yesu ntugakore ikosa ryo kumubwira ko Yesu azaza kuko ngo Yesu araje yego nibyo nihane Yesu araje très bien niwe mwigisha mwiza burya naho ikiremwa muntu kubera filozofi nyinshi tugira rimwe na rimwe n'ubugoryi no kwirara yego kubera imishinga yateguye itarasoza arababwira ko azaza niba n'ikijyanye n'imishinga papa ntiyari afite mike soko se reka ndeke no kuvuga Aburahamu ntazi reka tuvuga abo tuzi ntanabonye Aburahamu ntiwari uhari papa yapfuye atangiye gukora siporo ashaka gusaza neza yego kandi yarabikoraga ukabona nyine koko birimo ari ku musaza mwiza ubwo yarwanyaga ubusaza twakoranye igiterane muri stade Kamarampaka Cyangugu abantu bose ukuntu bakwifata mu buzima yego amahame yo agenderaho asanzwe ukaba umuntu ufatika yego papa yasize ari kwandika ibitabo byinshi n'ubu mbifite mu kabati nditegura gutangira kubisora bimwe na bimwe kuko ninjye yasigiye umukoro yego n'abandi bavandimwe yapfuye afite imishinga myinshi y'ibitabo yagombaga gusohora ngo agaburire ubwoko bw'Imana iby'ubugingo ariko ntabwo ibyo bintu biri ku rwego rwo gukonvenka Imana ngo ibure kugucyura yagushatse soko se inagutongoye none si iyo mishinga ntiyayitaye none se nese ukeka ko Imana yahombye ntabwo yahombye Yesu yavuze ko aje kimwe mu bintu bituma abantu babo mu buzima bw'ibyaha ntibahinduke nuko bafata kuza kwa Yesu Kristo bakagutuza kure yabo bakabishyira mu nzagihe akaba kure yabyo iyaba buri muntu twatekerezaga ko kuza kwa Yesu kutwegere kurusha uko imyambaro yacu twegereye twagahinze umushyitsi wajya gukora n'ikibuka avuga ngo none yansanga mu nzoga yantungura yansanga mu busambanyi yansanga mwibi iyo uri umukristo ntugire iryo jwi rigukomanga umva buri segonda ntugire jya umboneza yego byanze bikunze wangiza byinshi mu bugingo iki gisambo rero cya kabiri yego ni igisambo kitigeze kimenya ko cyahuye n'Imana ikihebe ni ikihebe kabisa ikihebe kitigeze kimenya aburira amahirwe iruhande rwayo iruhande rwayo ikuburira amahirwe iruhande rwayo babuze chance yo kuhashyika yo kuhagera none cyo barabambamwe we ya kuburira amahirwe muri repetition arepese uvuga ngo arazaza nazatenda yego komana none umuntu witurukiye yo utazi n'iby'Imana ari biki yego ku munota wa nyuma gusanza muri korari maze imyaka 50 arakwandikiye abonye ubugingo ubonye kihelo ikihebe cya kabiri cyicaye mu rusengero ni ikihebe cyabanye na Yesu bagatindana imyaka n'imyaka ariko kikajya kinamuvuga byarangira bagatandukana atamukuyeho ubugingo ariko se koko Yesu we ibi bintu uri kubyumva ndabyumvise dore ukuntu ndi kubyumva iki kihebe cyaramuvuze cyaramuririmbye cyaramubyiniye cyaguze ibyuma mu rusengero cyaratuye cyabitanze ibya 10 nako kitagize kihebe cyarakoze ariko se koko gikora ibyo kitazi ko kimeze nk'igikora ibintu kitazabona inyungu kivunikiye iki birababaje biteye ubwoba biteye n'agahinda gutinda ye baba wese ndabivuga utese kugera ahantu Yesu ari gusa byonyine sha ukavuta mukuyeho ubugingo biragatsindwa kandi ari ubutaka umugore yaje abebeta n'indobo aje kuvoma ejo bundi yego indaya yasambanaga yego izwe ariko arakantu nakunze ko siko numva narabimaratse barangi ngo umunsi umwe Yesu yari akifite icyifuzo
yavaga mu mujyi umwe ajya mu wundi yaravuye Yudaya agigarira cyo yego noneho mva kantu se nakunze ngo noneho ngo mbere yuko agigarira ngo yiyumvamo ko akwiye kunyura Samariya yiyumvamo akira yiyumvamo ngo agira ute yiyumvamo donc yiyumvamo we ko akwiriye guca Samariya reka ngo ushushanyirize rero noneho akantu gatangaje yego niba bisaba ko hari abantu Yesu arengera muri iki kiganiro abanje kubyiyumvamo abyiyumvemo ubwo no buhanuzi yego haleluya ambikerebo zaikerebo noneho abwira bigishwa ati yo ingoma zihinduye iki harabatabara banje ingoma zihinduye imirisho mwumve harabatabara banje kubyumva yego noneho ngo yiyumvamo ko akwiye guca Samariya yego abyiyumvisemo reka baza nkubwira akantu yakoze se mu ruhande rwa geography cyangwa mu mubiri kugira ngo abantu babyumve neza haleluya guca kuva Yudaya kuva hariya hantu wari ugiye Galilaya ugaca Samariya ngo kugira ngo uze guhinguka Galilaya bingana no kuba ugiye hano hirya Rwamagana ukajya guca Rusizi ndagira ngo mbanze numvisha abantu buremere bw'ikintu Yesu yakoze ukuntu giteye ubwoba niyo mpamvu nkubwiye ngo reka wanze wumve ikintu Yesu yakoze haleluya mu magambo make Yesu yayobye inzira ngiye Rwamagana mbwiye shoferi ngo kubita muri Nyungwe yego ubwo Ikamembe tujye twakata yegora what is that philosophy ni by'ubugoryi cyane umuntu akumva arimo amarakaribira y'ubusa nejo yabikora ibyo bintu nimbara abantu bari baragowe nabigishwa ba Yesu aya bari abantu baragakoze bamwe muri bo bakoranaga na viziyo batse guhishurirwa ibyayo neza kuko Yesu yaje kwiza afite igishushanyo cy'ibizamuka noneho bamwe bagendera mu kigare bakajya bavunika mu bwongo kuko barakora ibintu badafitiye amakuru kereka cyabihwahwanya cya Petero nicyo cyavuga kuba ati nibyo turi kuba ariko kiriya bagakunda ariko kigeze ubwo kitari koze nkatwe twasize ubundi gahunda ati nibyo turi kumwe akikiriza no mu kigare ati bwacyo turajyana ati ko hari abahansinda nimugoro bigetsemana biza kugenda ukuntu cyari cyose ati naho turapfana kumbi nticyari cyiteguye gupfa cya Petero cyari kize guko bidashoboka ko kiri kumwe na Yesu bagira icyo kiba kumbi birashoboka ko bagira icyo ba muri kumwe disi wanaseba muri kumwe umvaze ngo yiyumvamo ko akwiriye guca Samariya yego mbega urugendo rugoye muri geography kubera kwiyumvamo kumbi hari umuntu w'Imana ijuru ryanzuye ko agomba gutabarwa yego bisabye ko Yesu ayoba inzira binyuze mu byiyumviro bye yego bisabye ko Yesu anayoba inzira akora n'urugendo rugoye rw'ibutamoso niba gutabarwa kwacu bisaba guti utamoso iri joro hace nashaka njye guca za Rwamagana ibyo ntibitureba ariko ahace mwizina umva noneho yego umva kandi ngo agenze urugendo rurerure ngo ananijwe nuko yagenze cyane ngo apfa kwicara kwiriba agira ute apfa kwicara kwiriba ananiwe Jesus burya nawe yarananirwaga ngo ananijwe nuko yagenze cyane ngo agira ute aricara reka mene umugongo mbe mene umugongo iyo mu Kinyarwanda bakoresheje imvugo ngo umuntu yapfuye gukora ikintu yego ni ikintu aba yakoze kitaturutse mu bwenge adafite n'imibare yego atazi na target afite muri uwo mushinga arimo akavuga ngo mariyone reka mpfe kugusura nta wamenye nugira abashyitsi bagusura uko bapfuye ujye bareka aba bapfa bajye gupfira hiyo apfiriyo haramara imbe menshi ati reka ngo reka mpfe kujya kureba amariyoneri ndebe ko ari ikintu yamfasha oya Imana iduha abantu baje bafite intego yego y'urugendo reka nkubwire pe mu rugo rw'umubiri Yesu nta ntego yari afite yaruriya rugendo yari fixe ahubwo Imana yo yari ifite intego yo guhura n'uriya muntu
bisaba Yesu kabanza kubyiyumvamo Yego. mu buryo bw'akavuyo Yego. bitunguranye Yego. atateguye Yego. kuko nigeze abwira abigishwa ngo mwibuke ko nituva aha tuzajya i Samariya Yego. oya ahubwo ngo bapfuye kugira ubwato gutya bavuga ati oya duce i Samariya ndumva n'urugendo rutateganije ndumva hari ibintu bimbuza amahoro ko tugomba guca i Yego. Samariya mwareka tukajyayo Hallelujah. kumbe hari umugore w'indaya wamaze abagabo Yego. uhora uvoma amazi atamara inyota Yesu ashaka kugaburira yego w'ikihebe Ikihe umugore wari ikihebe ngo amanukane icyo kihebe ngiye kukubwira ukuntu cyitwa mu kanya ehe umugore araza abibeta n'ikijerekani cyapfumutse cyagize ute Cyapfumutse. impamvu cyapfumutse nuko Yesu yakubitanye akabwira ati ariko saya amazi aho mwanywereye mudahaga yego amaye chance nkakwereka yego di agenda ruhijwe nuko yagenze urugendo rwishi ngo apfa kwicaraho kwiriba rya Yakobo apfa kugira ute kwicara umugore nyiramiruha baraje sha haleluya amina ariko uziko hari akantu navumbuye uziko iyi saha yo gutabarwa n'Imana yageze Imana ariyo birushya ako kantu subiramo iyi saha haleluya amina ariko bari kubyumva haleluya genda byumva abantu banjye ubwa mbere nge mbaganirije aba bantu barumva aba bantu barabyumva muri commentaire uzabibona komeza uvuge burya ari uvunike yagiye gutabara niwe birushya haleluya amina isaha igeze iki isaha yo gutabarwa n'Imana yageze Imana niyivunika niyirari dasinziriye ishaka kugutabara uwane ntibigusaba kujya no mu butayu kuyinginga uba waribwiye kenshi suko hari umuntu uri guhanurira hano haleluya amina kanyarira yireke rwose nukuri kw'Imana nubashu ahubwo akantu kajya katwihishasha nitujya duhishurirwa igihe cyacu cyo gutabarwa yego nahiyo yageze yo Imana ibura amahoro iba stress igihe utamuso bwo yari guca kandi singigiye kwa marioneri kambanza kwa BIKEM haleluya batamusohora mu nzira ijura marioneri warubatse kamago urumva yego kambanza n'abari BIKEM yego kuko ikibazo cy'amabati adasakaye kunza marioneri byibura na wararyama ndamira uwo bagiye kwirukana mu haleluya amena iyi Imana isaha yo kugutabara yageze mu ijuru byanditswe Imana niyigushaka ndiyo ndafashijwe nubucirukaho mu misozi ngo ubura no gukubita imyaka iyo ahubwo haleluya igira pressure yo kuba ngo turahurute yagera no kwiribiga apfa kwicara igashiduka yicaye kandi iticara ngo apfa kwicaraho haleluya umugore araza n'indobo yego akubitana na Yesu abanza guhishwa kwa kubitanye na Yesu yego nicyo cyabayeho kibi nagira ngo umugabo cyashatse kugwa mu byago nk'ibya gisambo yego ko Yesu kubera ko yari yagambiriye yasinye uziko Imana ije kudutabara yego hari igibanza no kwirengagiza ubupfapfa n'ubugoryi bw'uko tutayihishuriwe ikabikorera mu rukundo rwayo ikaturengera tutaraba kurengerwa yego ndabyemera igakorera mu rukundo rwayo niryo tegeko ijuru ryubahirije kuri uriya mugore ngo bakubitane Yesu ati oh mama uraho umugore ati ngo nde tuvugana nigo nazari nete shaka izaba marionete arapoketesha who are you ndaho kuko ngo ubwoko bw'abayuda n'abasamari baranenanaga siko numva bize we ndabizi Yesu twajya ngo aruhari ndabizi Yesu atangira kumwicacuza ati wa mama amaze nk'inkwera ati none se kwinyota inyinshi turashyirwa iyo ati ntabwo yakoze ku gikombe ngo natwe
mvuze ko nakagore kamubwiye bene abo ntibaba bakira abagore n'utugore nuko nabyo n'ibindi mbare n'indi titire iri munsi aho ari sugore umva ukuntu sugore yavuze ngo sara ngo nshinye kwa amazi ahari uranywesha iki yego kutari bushyira injerekani ku munwa ko nayamena ntabwo twayanywa uranywesha iki atase ati dushimye kubona icyo kivomeje yego urashobora kwinjira aha hantu ko sogokuru dadi ngo nde dadi yasize atubwiye tekinike dukoresha tuvoma uramenya ameza n'amabi yego se Yesu ahita akora igikorwa yego cyo kweza ubugoryi n'ubupfapfa abikorera muri ya principe y'urukundo twavuze aravuga ngo singiye kumera nk'uyu muntu ngo mwiture ibihwanye n'ibyo ankoreye yego haleluya amina iyi saha yo gutabarwa yageze Imana niyivunika haleluya iryo jambo ndaritahanye niyivunika byo ni ijambo ry'umwaka n'abantu babimenye noneho aramubwira agira guke ti mama wamenye ubundi atubundi wamenye tuvugane wamenye wamenye umuntu uri kugusaba amazi ntubimenye rebo sayiki wamenye tujye twaganira ati nkumenya asa n'ukomotse iyo mw'iyo misozi y'iwanyu ntuje wahagira ntuje kwicara amucira isura yawe ni aravuga ngo ariko Yesu amureba mu rukundo ati utuducanire n'utuvuta yego wamenye sinshaka no kukumenya sinshaka no kugira gute no kukumenya ngo aramubwira ngo tugiye no gusoza kandi ubu ntuki tuzashyira n'igice cya gatatu rwose kuko ibi byihebe mfite 10 yego none ngiye gusoza mvuze 4 gusa yego aramubwira ngo haleluya amina nkuko ngo iyi Imana igihumura ku maso nk'agasegonda yego nka bipe uzi ko ari akandi Imana dukorera mu masegonda rimwe ubuzima bwahinduka haleluya nari ngiye kuvuga indeme uzi ko hari ibintu yadukoraho gusa rimwe gusa ubuzima bugahinduka ibintu tubaze imisi turwana na by'imyaka magana mu muntu tumwe bigakunda Mana we ati wamenya ati woye ati iyo usobanukiwe umuntu muri Imana ikaguhumura gatamaso yego timba nkurinza stress na pressure za buri gitondo n'amajoro za hano uri umuntu umubyeyi ndabona nakuri watese ubundi ufite umugabo ati hoye ese baratangiye ku murondo ati se atuvugishije ko ati kantu ngukundiye rero nubwo ansuzu uganshira mu maso tincibye kuri umugore w'ikigo ryari kuzukuri yego akamenya ukabwiza Imana kuri yawe n'Imana we icyaduha abantu base nibi bagotomera by'ibyaha base bajye bagira mu gikombe cyo kwemera yego nemera intege nke zanjye nibakomeze kubibyihebe aravuga ati ntawe ati Imana iguhe umugisha atumva rero tejo bundi wararanye na Karoli kwa 5 saa 5 z'ijoro umugore ati umugore ati wa muntu ni seriye atangira kumwegera ati none nagwa ku mazi se yegora none wafataho wasoma ariko uyu mugore banza ari umunyarwanda kazi ni umunyabutare nawe wacu ati none se kuko abanyarwanda hari tutagira ukuntu ko kuvuga ukuri kose kabona nuko akazama kandi ko buryarya gakeya tugasiga kandi ati noneho dadi bibaye dadi Mbere yaciraga ngo ubwoko bwacu n'ubwanyu ntibusangira amazi none ati dadi noneho twasangira amazi oya no buretse tumva ngubwire atibuka no kuwa 6 saa 4 sibyo ntuza Karoli yego yaje wawe nawe uramukingurira muraryamana ati dakorora aramumenye aragumya aramuha yego ubundi Imana hari igihe twanga kuyemera ikatwibwira yego ikivuga iramubwira ngo ndashaka kukurinda stress na pressure zo guhora aha hantu
uri umumama mbona kuri we ndagukubita igikombe kimwe cy'amazi ku buryo utazongera kugira inyota n'undi munsi yego ku buryo utazongera kwirirwa wikunenga hano ngo noneho wa mugore ibyo kwimana amazi no guhabwa andi mashya bivamo no mu mudugudu yego kimwe mu bintu byari bikwiye kuranga umuntu wahuye n'Imana nuko atabihisha Haleluya uko byabaye byinshi ariko ubundi wamugana ko byabaye byinshi nuko byabaye byinshi ndabigenza ute kimwe mu bintu bikwiye kuranga umuntu ukubitanye na Yesu nuko atabihisha umva turafungira tuzafungura ubutaha aragiye no mu mudugudu ati mwumve itangazo ati bigenze ute ko wagiye uri muzima ati mwumve ati kwiriba maze umugabo maze iki umugabo ambwiye ibyo narariye n'ibyo nambariye mw'imbere uri kumva byose yabimaze ati dutorera cya karoti bakumbwiye ati ukuntu waraye mu rugo ati none muze njya kubereka amwe mu materaniro y'umugisha Yesu yagize muri kiriya gihugu niryo ryarimo ngo haje abantu benshi cyane uhagaze wese kwiriba akajya avuga ati tibanze usubize ya misumeni yo kwa atumva wowe abantu bose kumbi bari barahawe itangazo ry'uko bazabona umwami bazabona Mesiya baba bamubonye ubwo ngo icyo gihe hana abantu benshi yego tugiye gusengera aba bantu badukurikiye hihane benshi tugiye kwihana tugiye gusengera aba bantu icyo kihebe rero dusorejeho ni ikihebe kiryamye ku mateka uno mugore yari afite amateka ya Yakobo ariko atazi ko azahora n'uruta Yakobo dufite abantu mu nsengero birirwa barata inkovu z'imiringa bavuga ngo tukiyobora hano hari abantu twazuye hari abo twasengeye batwite birakunda ariko uyu munsi umushakiraho no guciza igicura ukabibura ikihebe cya gatatu gikomeye mu bindi birindwi nzavuga yego ni ikihebe kirirwa kirata inkovu z'imiringa kandi mu Kinyarwanda bavuga ngo nari umugabo ntibyahabwa intebe senga reka dusenge tuzasubukurira kuri icyo kihebe cy'inkovu z'imiringa turagushimiye Mana yewe Yesu kumanukiye aha hantu tukaba tubonye ko wadutabara bigutunguye yego tugushimiye ko uhagurukije imbaraga ukatugeraho byanga byakunda ushobora gutabara ibi byihebe bigakizwa ntitwifuza ko birimbuka ntabwo twifuza ko birimbuka wacu iburyo cyangwa ibumoso nuko ubutabazi bwihutirwa bukenewe kuri ibi byihebe ngushimiye ko ubikora neza mu izina rya Yesu amen